ngira ngo murabibona rero ibi bihumyo ubu bivuye ku mugina umwe gusa urabibona yuko cyari kimwe cyaturitse. Ubu tugiye kugitunganya, murabibona neza, murabibona. Ubu turaje tugipime turebe ngo haravamo ibingana iki. Bamwe bavugaga ngo umushinga, dore ngaha aho kivuye, aha niho tugisaruye. Kugira ngo ugere ku musaruro mwiza nk'uyu nk'uko muri kubibona, ntabwo bisaba amaji, ahubwo kurikira ino video urebe nkwereke ibintu 5 by'ingenzi ugomba kugenderaho, ugomba kumenya, hanyuma ukaba wabona umusaruro mwiza nk'uyu nguyu. Wow, kugira ngo muri kubibona yuko ari umusaruro mwiza. Narabibabwiye, uyu ni umurima mutoya twatangiriyeho, uyu ni umurima wo kwigishirizaho, uyu ni umurima ugomba kudufasha kugira ngo tubone inama zihagije ku kijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, hanyuma unasharinge no ku bandi kugira ngo bagire buno bumenyi bwabateza imbere. Nk'uko rero nakomeje kubibabwira rwose, uyu ni umurima shuri aho twiga buri kimwe cyose. Tugomba kwiga igihumyo, tukiga igihumyo ni iki, igihumyo ni igihingwa kimeze gute. Ngira ngo muri video zibanza narabibasobanuriye ko ari igihingwa gikungahaye ku maproteine, igihingwa cyiza cyane rwose, gishobora gusimbura inyama ku ba vegetarian, abatarya inyama. Rwose iki ni igihingwa cyiza cyane. Ngira ngo rero nk'uko twakomeje kugenda tubiganira, hari abambwiye bati ese Amoni aho muri Iwacu Connect ko tubona mutwigisha ibihumyo, mutwigisha uko bahinga ibihumyo n'iki n'uko babitegura, namwe murabihinga? Icyo nababwira rero, yewe mbaha amakuru nk'uko nabibabwiye atariho ivumbi. Twigisha ibyo dukora kugira ngo n'uwo wadusura azabibone yuko koko ari ibintu bishoboka. Ntabwo yewe nabigisha ibintu nanjye ubwanjye ntafitiye amakuru, ntakora, ntafitiye ubumenyi. Icyo nababwiye ni uko icyo ntafitiye amakuru, icyo ntafitiye ubumenyi, nzajya nyihorera, cyangwa se nkakubwira ngo reka nanjye mbanze nshake andi makuru. Aha rero turaganira ku bintu 3 by'ingenzi. Ikintu cya mbere, umuntu yarambajije ati ese ibi bintu bigira isoko? Ndakubwiza ukuri, icyo nakubwira ngo yego. Ngewe ku kintu kijyanye n'ikiribwa cyose sinjya nemera ko kijya gipfa kubura isoko, kubera yuko ababa babikeneye ni benshi. Nk'urugero nk'ubu ngubu ngiye gusarura, ariko nababwiza ukuri yuko ubu ngubu kubera gupostinga nibura kuri WhatsApp gusa, abantu ntibari banazi yuko mbihinga, uretse wenda bagiye bankurikira. Ariko icyo nkubwira ni uko nawe wabikora. Social media ziri gukora akazi rwose mu kumenyekanisha ibyo ukora, kandi ukabona abakiriya utiriwe wirukanka. Nk'ubu nk'ibi ngibi tugiye kubisarura, ariko ubu byose byafashwe nk'uko mubibona. Tugiye gukuramo ibyeze, hanyuma niturangiza dupimira abakiriya bacu, hanyuma tuboherereza. Icyo nakubwira rero ni kimwe ku kijyanye n'isoko. Nshuti yanjye, isoko ubanza gutekerereza aho uri, mu bo muri kumwe ba hafi aho ngaho, hanyuma warangiza ukabona kongera gutekereza kuba wajya ahandi kure, cyangwa se inshuro ya mbere, kubera biba bitaramenyekana cyane, utaragira connection nyinshi. Inshuro ya mbere ushobora kutabonamo ayo wifuza, ariko uko ugenda waguka mu bitekerezo, uko ugenda waguka mu masoko, ukagenda ubonamo ayo wifuza wari ukeneye. Niyo mpamvu rero ku kijyanye n'isoko rwose, uwagira ikibazo ku bihumyo yambwira, amasoko rwose arahari. Icyo ni icya mbere bambajije. Ikibazo cya kabiri barambajije ati se kugira ngo ugire umusaruro mwiza
byagenda bite? Reka mbaze nkubwire nti umusaruro uva ku bintu bigeze kuri 4 ngiye kukubwira. Ukurikire kugira ngo hatagira ikigucika, kandi noneho ukurikire video kugira irangiye, kuko harimo ubumenyi butandukanye bwazagufasha nawe kugera ku musaruro mwiza. Ikintu cya mbere ugomba kwitondera ni ugutegura umurima wawe neza. Kugira ngo nagiye mbibereka muri video zabanje uko bategura umurima w'ibihumyo, hanyuma wamara kuwutegura neza ahantu heza hatari ibyonnyi, hatari izuba, hatari hari umuntu waraye abibonye mbipostinga ahita avuga yewe ngo bimeze neza, ngo byabonye imvura nyinshi ngo byahuye na klima nziza, ngo ariko ngo bikunda imvura. My friend, ntabwo ibihumyo bikunda imvura, nta nubwo bihingwa hanze aho imvura ibinyagira cyangwa se izuba ribivira, ahubwo bikunda ahantu mu nzu. Nk'uko nabibabwiye, ugomba kubyubakira ahantu biba bigomba guhurira n'imvura cyangwa se ngo bihure n'izuba ryinshi ribikubita hejuru. Narabibabwiye rero, ikintu uba ugomba kwitondera, uba ugomba kwitaho cya mbere ni ahantu ugiye kubihinga. Nyine nk'uko nabibabwiye, ugomba kubihinga ahantu hahehereye, ukamenya yuko bigomba guhorana ubuhehere. Ngira ngo murabibona yuko ibi bihumyo bikunda amazi, ariko amazi usutse ku ruhande. Ngira ngo narabiberetse muri video zabanje uburyo ki uvomera ibihumyo kugira ngo bitarwara cyangwa se ngo bibe byakwandura. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amazi iyo uvomereye hano ahangaha kuri iri barizo twashyizemo, rigomba guhora rihehereye, kugira ngo bwa buhehere butume wa mugina ukomeza kugira imbaraga, bitume wa mugina ukomeza kugira gukura neza no kwera. Kugira ngo murabibona, ngiye nakoresheje ibarizo kubera impamvu nababwiye. Impamvu ya mbere nakoresheje ibarizo, icya mbere riroroshye, ntabwo riremerera zino mbaho, izi mbaho twashyizeho. Urabona yuko nitunagereka hejuru handi nidukoresha ibarizo, ntabwo rizaba riremereye nk'itaka ngo ribe ryavuna imbaho cyangwa se ribe ryakwangiza umurima wacu. Rero iyo wamaze gutegura umurima wawuteguye neza, ukawitaho, ukabona ibarizo wakoresheje cyangwa se itaka wakoresheje, icyiza cy'ibarizo ndaza kukibabwira nacyo nanone, by'umwihariko nitumara gusarura murareba uburyo biraba biri smart, bisa neza. Hanyuma rero nyuma yo kubyitaho ubivomera umunsi ku munsi, icyo ugomba gukora kindi ni ukuvuga ngo ni ukumenya ngo bya bihumyo byanjye biri kwera gute cyangwa se biri kuzamuka gute. Wirinda ko uyu mugina wumagara. Iyo wumagaye rero hano hejuru hahinduka umukara, ukirinda yuko ubihinga ahantu hatari urumuri. Nyirango murabibona yuko hano hari urumuri ruhagije, hari umwuka uhagije, ni hangari ifite umwuka ijya n'urumuri uko mubibona. Urumuri rero ntabwo ari izuba ribipika ribigeraho. Murabona yuko izuba iyo rirashe rirarasa hakaza umucyo, ariko ntabwo rigera ku bihumyo. Urumuri rero ni ikintu cy'ingenzi, n'umwuka uhagije n'amazi ahagije, kugira ngo umurima wacu cyangwa se imbuto yacu y'ibihumyo izatange umusaruro mwiza. Ni ukuvuga rero izo kondisiyo wabashije kuzubahiriza, ushobora kuba wabona igihumyo cyiza gishamitse
nk'iki ngiki kugira ngo muri kukibona. Uyu ni umugina umwe, umugina umwe. Ndebera ikintu kivaho, ndebera nawe ukuntu bimeze. Ubu si umushinga koko ushobora kuba wagufasha mu gishoro gitoya ukaba wakibyaza andi mafaranga. Kandi ikindi rega uba wabonye hari inyungu twe tutajya tubara. Iyo wabonye okipasiyo, ikintu byuka ukora, ubwo ndabwira cyane cyane nk'abantu bakunze kuba mu rugo, ukabona icyo ubyuka uhugireyeho, ukabona icyo uri bugereho, kujya kureba, gusura, utiriwe kuri chat cyangwa WhatsApp, wageze ngo icyo kiguzi cy'ibyo bintu byo ubwacyo wapfa kukibona. Rero hari inyungu nyinshi zo guhinga utuntu nk'utu ngutu mu rugo, bijyanye no mu kuruhura mu mutwe ndetse no kugira utuntu winjiza tugiye dutandukanye. Reka rero tugaruke muri bizinesi yacu. Bizinesi yacu rero ukuntu iteye, isaba nyine kuyiba hafi. Nk'ubu ngubu ibi ngibi byakuze, uramutse ubirekeyemo uyu munsi cyangwa se ukavuga ngo reka nzabisarure byageze, uhita usanga byabipfanye. Niyo mpamvu ugomba kubikurikirana, byatangira gusambura urabibona nk'uko iki kimeze, icyo gihe kiba cyabaye redi, kiba cyeze, ugomba guhita gisarura. Kugira ngo murabibona haba harimo n'ibitoya, ibitoya ubisigamo, ibitoya ibi nabyo ejo bizaba byatangiye, bizaba byazamutse. Ubwo rero abakiriya tutari buhe uyu munsi bihangane, dore ejo ibya Pasika bizaboneka, no kuri Pasika bizaba bihari, ntimuzagire impungenge. Ubwo rero ikindi kibazo abadukurikira bagiye babaza ngo ese Amoni kudushishikariza guhinga ibihumyo koko byatanga umusaruro? Bavandimwe, hari abantu benshi twabiganiriyeho, bamwe bakambwira ati jye nakoze amahugurwa, batubwiye yuko umugina umwe weraho ikiro gusa kugeza kuri sikire yawo yose. Njyewe narababwiye ngo igihumyo cyera hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3, ariko bishobora kwiyongera bitewe n'ubwoko bw'imigina, bitewe n'uburyo wabyitayeho, bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu nagira ngo mbabwire, reka dusarure igihumyo kimwe, hanyuma dupime, hanyuma mumbwire. Kuko hari n'abambwiye bati jyewe mperuka, ati ibyo biheruka kera, ati jyewe mperuka mu mahugurwa vuba aha ngaha bambwiye ko umugina wera inusu. Ndamubwira inusu, ati inusu niyo ivaho, ni kuri sikire yose inshuro 3, ati cyane rwose, ati havaho inusu yonyine. Okay, ubwo rero reka tubiverifayinge, reka tubirebe koko nimba koko ari inusu ishobora kuvaho, cyangwa se ari ikiro gishobora kuvaho, cyangwa se gishobora kurenga. Nk'uko nabibabwiye, ngira ngo murabibona, ntabwo biba byarashamitse kimwe. Urabona byose ntibinangana, byose ntabwo bingana. Niyo mpamvu ushobora gusanga wenda ariko ko igishobora kwera inusu, cyangwa se ugasanga nticyitaweho, cyarakamutse, nta mazi gifite, yarumye, cyangwa wabisaruye utinze. Ayo ni amakosa abahinzi bakunda gukora, ukabireka ngo bizabanze bisambure cyane ngo nibwo bizaba byeze. Icyo gihe urahomba nshuti yanjye, urahomba, kubera yuko iyo bisaruye utinze hari igihe bikugorana. Iyo bisaruye utinze bitakaza amazi ndetse n'intungamubiri, ku buryo nabo uba ubihaye nta kintu uba ubahaye mu by'ukuri. Ubwo rero turaje turebe ngo igihumyo cyeze kigiye gusarurwa gute. Dore igihumyo cyeze ukuntu kimeze, kugira ngo mubikore. Iki gihumyo kireze neza cyane, gikeneye gusarurwa. Yuko muri kubibona, ibi bikeneye gusarurwa, ibi bikeneye gusarurwa. Ubu iyo cyatangiye kuzinga amababi, kiyarebesha hejuru gutya, nk'iki ngiki muri kubona, icyo gihe urangaye gatoya kirakuburana, cyangwa se kikaguhombera nyine kigatangira amazi. Ubundi ibihumyo biba bitarera
urabona nk'iki ngiki ntikirasambura kiracyacuritse ingofero, nk'iki ngiki tuzagisarura ejo. N'ibi ngibi urabona ntabwo birasambura, ibi ngibi nabyo urabona ni iby'ejo, ntabwo birasambura, ntabwo wahita ubisarura. Ariko no mu rwego rwo kugira ngo wenda ubungabunga umusaruro wawe, uba ushobora kuba wabisarura. Ibi ngibi uko mubibona, ibi biri hano biracyari bitoya, ntabwo birageza igihe cyo gusarura. Turaje turebe rero uko basarura. Kugira ngo murabibona, harimo imigina itaraturika, hari imigina itarera. Niyo mpamvu nababwiraga ngo ntabwo byerera rimwe, ntabwo byose biturikira rimwe. Kugira ngo urabona nk'iki ngiki gifiteho gitoya cyane, urabona niho kigitangira guturika. Dore ngiyi urabona niho bigitangira guturika. Ntabwo rero ibi ngibi byerera rimwe. Kugira ngo murabibona, hagati hagiye harimo imyanya y'ibitarera, ntabwo byerera rimwe. Niyo mpamvu rero umuntu yahoze ambaza ati ese ubundi nimba mpenze imigina 1000 ikerera rimwe nzabigira nte? Namubwira nti rero ntabwo 1000 yose yakwerera rimwe, nibura hashobora kwera 200 cyangwa 300 ituru ya mbere, noneho n'indi ikagenda yera gake gake. Niyo mpamvu nababwiye ibi bintu, iyo watangiye kubihinga ni ukuvuga ngo ushobora gusarura kenshi kagiye gatandukanye. Ushobora gusarura inshuro nyinshi zigiye zitandukanye mu cyumweru, ntabwo usarura rimwe ngo bihite birangira. Urabona ko rero uramutse ufite akandi ka etaje nako hano hejuru wenda kazera, uwo ni umushinga ndi kubigira, mwakagombye kwigaho. Ukuvuga ngo iyo wayiteye mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko iyo nama njya nyigira abantu benshi bashaka kujya muri uyu mushinga, bagashaka guhita atangiza mu mishinga w'imigina mu 10,000 kuko aba yumva ihendutse, akumva igishoro aragifite, ati kugira ngo nzahite n'umugabo. My friend, bya vuba vuba jye sinjya genda bya vuba vuba, ejo utazahomba amafaranga yawe, warangiza ukavuga ngo mpone nakugira inama. Icyo nemera jyewe, nemera process. Ibintu byose ni urugendo, ni gake gakeya. Ni ukuvuga ngo icyo nakugiraho inama ni uko ufata ya migina yawe ukayigabanya mu byiciro cyangwa se mu maseri, ukavuga uti ndateganya guhinga imigina 10,000, reka ntangirire kuri 5. Noneho 5 wamara kubihinga, nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa se 3 ukaba watera indi 2,000, ukirenza nk'ibindi byumweru 2 ukongera ugatera indi yindi yabisigaye. Niyo mpamvu rero ubwo no kuba ufite ibyiciro 3 bigiye bitandukanye. Iyo avantage, amahirwe yabyo nayo, amahirwe yabyo ni uko bizagufasha kugira ngo ujye uhorana umusaruro ku isoko, ugire nibura buri rotation, nibura ijye guha umusaruro buri cyumweru, ujye usarura kenshi gashoboka ku mirima yawe igiye itandukanye. Iyo rero ubitereye rimwe, ibyago byabyo bisazira rimwe. Nyine iyo bigiye gusaza bisazira rimwe, kuko urumva biba ari generation imwe, bigasazira rimwe. Ugasanga kandi igihe byahunduye, kuko nabyo birahundura, igihe byahunduye ugasanga nanone ntago ubashije kubona icyo ushyira ku isoko. Hanyuma rero amakuru ku bihumyo, ushaka wadusura hano kuri Iwacu Connect, ushaka inama zimbitse ku bijyanye n'ubuhinzi, cyangwa se ukaduhamagara n'imfashanyigisho tukaba twagufasha. Hanyuma rero reka tujye muri business, reka dusarure, turebe uko babisarura, hanyuma dupime turebe ngo ese koko igihumyo kiravaho ibiro bingahe. Ntuhombe, ukurikire urebe mu kanya n'uburyo ushobora kubitunganya kugira ngo ubishyire ku isoko ibihumyo byawe bisa neza, bifite isuku. Ibyo tugiye kubirebera hamwe. Ukurikire video, kandi noneho wibuke gukora subscribe kandi usharinge no ku bandi kugira ngo ubumenyi bujye bubageraho.
turi hano kugira ngo tubafashe abanyarwanda kugira ngo twunguke ubumenyi bugiye butandukanye kandi bwaduteza imbere igihe byakozwe neza.